Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Reka turebe abantu batazajya mu ijuru. Ese ni bande batazajya mu ijuru? Ni bande bazajya mu ijuru? Ibi ngibi ni Bibiliya bivuga, ntabwo ari njye bivuga ku bwanjye. Dusome muri Yohani 3:3. Hano ni Kristo uri kutubwira. Nukuri nababwira. Nta numwe uzabona ubwami bw'Imana atavutse bwa kabiri udafasha agakiza. Niba utavutse bwa kabiri ntufata agakiza, ibagirwa ijuru. Ushobora kurijyamo. Ibi ni Kristo bitubwira, ntabwo ari byo kubivuga. Byongeye rero, reka turebe abandi bantu batazajya mu bwami bw'ijuru. Abakorinto ba mbere 6:10. Abajura, abantu bagira ubusambo no kwikunda bikabije, abasinzi. Niba wumva uri umusinzi, inzoga zara gutwaye, ukabura igihe uhora usinzi, ijuru ryibagirwa kabije. Niko Imana itubwira, abantu bagirira abandi nabi, abantu bahemukira abandi, abo bantu bose iyo uticushije ngo ibyaha byawe bishyire ku murongo uhinduke, Imana iratubwira ngo aba bantu ntabwo bazabona ijuru. Urahinduka, ibyaha byawe ukabyemera, ukabyihana, ukakira agakiza, ukaba mushya, niko ubona ijuru. Ese dushobora kubona cyangwa tukamenya umuntu uzajya mu ijuru cyangwa utazajyamo? Birashoboka iyo ukurikije ibyo Bibiliya ikubwira ko ugomba kuvuka bwa kabiri, ukihana ibyaha byawe byose, ukabyanga, ukabisabira imbabazi, ukakira agakiza. Aho ngaho ugakomeza ukora inzira z'Imana, ugushaka kw'Imana atari ugushaka kw'isi. Ukavuga uti ngiye n'ubwenge bwanjye bwose n'umutima wanjye wose n'imbaraga zanjye zose ngiye gukurikira Imana yanjye. Ugakora ugushaka kw'Imana, ukabishyira mu bikorwa, bikava mu magambo gusa ukabishyira mu bikorwa. Ukora icyo Imana yanga nawe ukacyanga, ugakurikira Imana, nta kuvuga ngo uragira imbamutima cyangwa amarangamutima yawe ngo akukurure akujyane mu by'isi bikuyobya bishaka kuguhanana kugira ngo bigusenye. Aho ukavuga uti okay, ijambo ry'Imana ndarizi neza, nakiriye agakiza, reka nkurikire icyo Imana insaba, hato nanjye nzabona ubugingo bw'ijuru. Nuko nguko rero umenya yuko uzajya mu bwami bw'ijuru aho kujya mu muriro. Ese niki wakora uramutse ubona ko utazajya mu ijuru, ukavuga uti ndashaka guhinduka nkorera ijuru? Niki ushobora gukora kugira ngo uhindure ibintu noneho nawe uzabona ubwami bw'ijuru? Ibintu bibiri: akira agakiza, uvuke mu bushya, wanga ikibi, uhitemo gukurikiza inzira z'Imana no gushaka kw'Imana. Nubikora n'umutima wawe wose, ukavuga uti nemeye kureka iby'isi kuko n'ubundi sinakitanga, ngewe nkurikiye Imana yanjye, nakira agakiza, mvutse muri bushya, ndihanye, nsabye imbabazi, mbaye umuntu mushya. Aho ngaho uzahindura ibintu, uba umuntu mushya, none Imana izakoreza umwuka wawe wera agukomeze kugira ngo nawe uzabone ubugingo bw'ijuru. Ese byakumarira iki kugira isi yose, utunga iby'isi byose, ariko ukabura ubugingo? Tekereza, uhitamo neza, uhitamo gukurikiza Imana aho gukira iby'isi n'ibyo abantu bakubwira, maze urebe ngo nawe agakiza karakuzaho, Imana iguha ubugingo buhoraho nk'ubwo twese tunyotewe mu bihe bizaza. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.